hahirwa abashavura kuko aribo bazahozwa, hahirwa abagwaneza kuko aribo bazahabwa isi, hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka, yo gukiranuka kuko aribo bazahazwa, hahirwa abanyembabazi kuko aribo bazazigirirwa, hahirwa ab'imitima iboneye kuko aribo bazabona Imana, hahirwa abakiranura kuko aribo bazitwa abana b'Imana, hahirwa abarenganyirijwe gukiranuka kuko ubwami bwo mwijuru ari ubwabo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Atukuze. Turaganira hejuru yo guhinduka, gusenga kudahindura ibyo dusengera, gusenga guhindura usenga. Cyo kintu tugiye kuganiraho. Yongera dusomere Matayo 5:13. Gusenga kudahindura icyo dusengera, gusenga guhindura usenga. Matayo 5:13. Biravuze ngo muri umunyu w'isi. Mbese umunyu nukayuka uzaryoshwa n'iki? Nta cyubu kimaze keretse kujugunywa hanze. Abantu bakawukandagira. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Iyo niryo jambo natekereje ngo tuganire. Niryo janje. Kandi umuntu azabwiriza ikintu aruko nawe bakimubwirije kikamunezeza, kikagiraho kimukura, kikagira naho kimugeza. Yego. Haleluya. Haleluya. Tugiye kuganira kuri iryo jambo. Turamanza tumenye se umunyu niki? Umunyu uko tuwuzi mu buzima busanzwe ni ikintu twifashisha kugira ngo ibiryo bifate ishusho yabyo. Kuko iyo uri ibishimbo nta munyu uzabumva nyine ntago biba bikitwa ibishimbo, uzabumva byatakaje umwimerere. Yego. Ariko iyo biriye washizemo umunyu uzabumva ko ari bya bishimbo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Umunyu nako kamaro kawo, ariko Yesu ajya guca umugani yaragendeye ku Bayuda, kubera ko Yesu yacaga imigani agendeye ku by'Abayuda bakundaga gukoresha cyane. Abayuda umunyu bawifashishaga nk'umuti womora ibisebe, bakongera bakawifashisha nk'ikintu nyine ibingibi twavuze dushira mu biryo tukarya, bakongera bakawifashisha nka firigo, kuko kera umunyu bagajya bawusiga ngo ku nyama bakazimanika kugira zitabora. Yego. Urumva ko umunyu wari ufite akazi kenshi. Wo kwibaza impamvu Imana itatwise isukari ikatwita umunyu. Nukubera ko umunyu uzareba iyo uri ahantu tunyegere turi tuzaduhunga, ariko isukari iyo yamenetse ahantu tunyegere tuzatuhasanga. Haleluya. Amen. Tugiye kuganira hejuru y'umunyu, kubera ko nitubijyana mu buryo bwa mwuka turasanga cyagihe umunyu womora ibisebe ni twebwe Yesu Kristo yari ari kubwira. Umunyu womora ibisebe twe tugomba kuba umunyu hano muri iyi si, kubera ko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo cyatumye ngusigaza ikereti ngo kugira ngo utunganye ibyasigaye bidatunganye. Iyo ubaye umunyu muri iyi si uba uri umukiranutsi imbere y'Imana, kubera ko uri gukora icyo Yesu Kristo yasize avuze. Haleluya. Amen. Ese niba umuntu abasha gukora ibintu birenze bitari mu bushake bw'Imana, twokora ibingano turi mu bushake bw'Imana. Niba uriya mugabo Yona si we wubatse, oya Nowa wubatse inguge. Yego. Bayivamo iyo nguge bagiye inama kubaka umunara w'i Babeli. Yesu Kristo ubwo arirahira ngo nukuri abana b'abantu icyo bashatse bokigeraho, kandi icyo gihe ntabwo bari mu bushake bw'Imana. Ese twe twakora ibingano turi mu bushake bw'Imana. Haleluya. Haleluya. Umunyu icyo gihe iyo bawukoresha nka firigo kugira ngo ibintu bitabora, natwe nicyo tubereye hano muri iyi si, kugira ngo abantu tubana nabo tubazane imbere y'Imana kugira ngo nabo bamenye Yesu Kristo, bizere Imana. Bwana Yesu asifiwe. Icyo nicyo umunyu maze. Iyo turi kurya ibiryo bitarimo umunyu cyangwa se basizemo umunyu muke, tuzatuvuga ngo nimuzane umunyu twongeremo. Ariko iyo turi mu buzima bwa Kristo ntabwo uzumenya mugenzi wawe, ahubwo uza wimenya. Tugiye kwiga uburyo kwimenya ukamenya na mugenzi wawe. Bwana Yesu asifiwe. Amen.
iyo wamenya akamaro k'umunyu uzumenya n'uburyo uwukoresha, kubera ko hano mu isi turi umunyu, abakiranutsi turi umunyu. Nicyo Yesu Kristo yadusigiye hano. Baradusomera ubundi ntaribagirwa, hari umunyu bavuze ngo umunyu ukayutse. Iyo umunyu wamaze gukayuka uba umeze gute? Nigihe umuntu aba yatakaje ubusugire bwo kuba ari umwana w'Imana. Cyo nicyo bita umunyu wakayutse. Umunyu ukora, badusomere mu Bagalatiya 5:22 bageze kuri 23. Umve umunyu utarakayuka ibiwuranga. Abagalatiya 5:22 biravuze ngo ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo. Imbuto z'umwuka ni urukundo, ni ibyishimo, ni amahoro, no kwihangana, no kugira neza, n'ingeso nziza, no gukiranuka. Amen. Komeze. Oyarekera aho ngaho. Icyo dusoje gusoma ni ikiranga umunyu utarakayuka. Noneho ikiranga umunyu wakayutse baradusomera mu Bagalatiya 5:19. Twumve ibintu biranga umunyu wakayutse. Umunyu wakayutse ese uba umeze gute? Abagalatiya 5:19 biravuze ngo dore imirimo ya kamere iragaragara niyi. Dore imirimo ya kamere iragaragara niyi: gusambana, no gukora ibiteye isoni, n'iby'isoni nke, no gusenga ibishushanyo, no kuroga, no kwangana, no gutongana, n'ishyari, n'umujinya, n'amahane, no kwitandukanya, no kwirema ibice, no kugomanwa, no gusinda, n'ibiganiro bibi n'ibindi bisa bityo. Amen. Icyo dusoje gusoma ni ikiranga umunyu wakayutse. Kandi batubwiye ko umunyu iyo umaze gukayuka ngo keretse kujugunya hanze abantu bakawukandagira, ntacu bukimaze hano muri iyi si, kubera ko iyo utari mu bushake bw'Imana cyangwa se gukora icyo Imana yakuzaniye muri iyi si, hano ntacu bukimaze. Bamaze guta kwitwa, nubwo twitwa ngo turi abana b'Imana, ariko mu buryo bwa Mwuka Wera bamaze guta izina ry'ukuri umwana w'Imana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Iyo uvuze ngo ngiye muri izo ngeso batweretse, kandi ubundi umuntu uja kuja muri izo ngeso ntabwo nagaza bigaragaza, ahubwo muza mubimusanga kuko nawe ubwe ntiyobzembe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ariko iyo bigenjeje gutyo bamaze guta rya zina imbere y'Imana. Ariko hano mu isi woza ukabwiriza ugakora nk'ibindi gukora, woririmba nk'uko naririmbye, wosirimba nk'uko abandi basirimbye, wohanura, ariko udafite urukundo ntacyo byaba bimaze muri iyi si. Utari umunyu w'isi ntacyo byaba bimaze, ahubwo imbere y'Imana uba uri gukora icyaha ucongeraho ikindi, uri kubesha abantu ko wakijijwe kandi utarakijijwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Adusomere muri Matayo 14. Matayo 5:14. 5:14 yaravuze ngo muri umucyo w'isi. Umudugudu wubatswe ku mpinga y'umusozi ntubasha kwihisha. Umudugudu wubatswe ku mpinga y'umusozi ntubasha kwihisha. Amen. Aho ngaho bavuga ko ari itorero bari kubwira ku bantu bize toroje. Twe ntabwo twayize, twarasomye nyine bukeya, ariko nyine ku bantu bize toroje ni itorero bari kubwira iri hejuru. Umuntu yari ku musozi niwe wenyine mwa muri kurangiza, kubera ko muri munsi. Nk'ubu mpagaze hano genda basha kureba abantu bari ruguru, ariko kubera ko ndi munsi cyane mwe ntabwo mwapfa kumbona. Ushatse kuvuga iki? Iyo uri umucyo tugereranya nk'itara. Uzareba iyo umuriro ugiye mu nzu hari umwijima ari nijoro, biza bigorana kuko abari mu cyumba bazasakuza, abari muri saro bagasakuza ngo umuriro uragiye, bamwe bagatangira kugongana n'ibikuta, kubera ko rwa rumuri rwari rurimo rwabafashaga kubamurikira bakabasha kureba mu buryo bw'amaso y'umubiri. Ariko noneho tugiye kureba mu buryo bw'amaso y'umwuka. Iyo uri umucyo mu buryo bw'amaso y'umwuka ntabwo uzubera abandi umwijima, ahubwo uzubabera umucyo. Ubundi ikintu umucyo ni ikintu gikomeye, kubera ko umucyo niryo zina duhuriyeho na Yesu n'Imana. Muri Yohana 8 ndagira ngo Yesu aterura amagambo ati, niko handitse ngo ninjye mucyo w'isi ngo murikira abantu bose. Muri Yohana igice cya mbere ku murongo wawo wa mbere gukomeza kugeza kuri 5
haranditswe ngo Imana mbere na mbere habayeho jambo, ngo kandi uwo jambo yahoranye n'Imana, ngo kandi jambo yari we Mana, ngo nta cyaremwe cyose muri iyi si ngo kitaremwe nawe, ngo kandi ninjye muco w'isi ngo umurikira abantu bose. Ushatse kuvuga iki? Iryo zina niryo duhuriyeho n'Imana na Yesu Kristo. Ariko Yesu ntiyigeze abyita abapagani cyangwa se ngo Imana ngo ibyita abapagani, ahubwo yabyise abanyamwuka. Abanyamwuka ntago ari ukuba werekwa, ntago ari ukuba ufite imbuto z'umwuka z'uko werekwa, ahubwo abanyamwuka ni abamaze kumenya Yesu Kristo, bakemera umwami n'umukiza mu bugingo bwabo. Nubwo abantu bazavuga sinzi abimenya neza, ariko pastor azatwigisha, ni umubyeyi wacu, Imana imumugisha. Sinzi amenya neza niba abantu batabatijwe bazaje mu ijuru. Abantu batabatijwe, iyo umuntu apfuye atarabatijwe ariko ari mu bushake bw'Imana, azaja mu ijuru. Amen. Cyo nacyo ndagisubijwe. Haleluya. Wankoreye ibikomeye ye ntabasha kurondora, ibyo ntabasha kuvuga, zabinyuza mu ndirimbo, kugeni zaririmba hozana, uwo mwami agira neza, zaririmba hozana, uwo mwami agira neza, zaririmba hozana, uwo mwami agira neza, zaririmba uwo mwami agira neza, ibendera ryiwe rizahora rizamuwe mu mitima yacu, ibendera ntabwo dukoresha igihe kinini, ariko twari tukiri aho ngaho ku muco w'isi. Iyo umuntu ari umuco agira ibintu bimwe atakaza, anyura mu muriro, mu buryo bwa mwuka wera anyura mu muriro, bya bintu bigasigara mu muriro, biba agakomeza akagenda. Ariko hano mu isi hari abantu, shikarete niba muyizi, shikarete yagufashe biza bigora kukuvaho. Hari abantu bazagerageza kunyura mu muriro, ariko kubera ko nta kwizera bafite bikabagumaho nka shikarete. Bwana Yesu asifiwe. Shatse kuvuga iki? Iyo uri umuco w'isi, hari ibintu bimwe uba ugomba gutakaza ukakira ibya mwuka wera, hari ibintu uba ugomba guta ukakira ibya mwuka wera. Reka dufate nk'urugero, ariko ntimufate nabi. Ndatanga urugero kuri bagenzi banjye. Iyo sinzi niba icyo kintu ari kubera ko cyanditse mu Bagalatiya ndakivuga. Iyo umuntu agiye agakora iby'isoni nke, akagerageza kunyura muri wa muriro, kubera ko yatakaje kwizera, ntago bya bintu biza bikunda. Cyo nshatse kuvuga, buriya Deni mazina wanjye, Deni ashatse akoze ibintu by'isoni nkeya, akanyura muri wa muriro, kubera ko nta kwizera yaba yagize, ntacyo biba bimaze. Kubera ko umukristo yakoze icyaha, uzareba iyo wakoze icyaha uri umukristo, uzusenga cyangwa usenze ukumva nta mwuka, ukuntu wakiraga agakiza, ukumva ukuntu wakiraga umwuka bitari gukunda. Kubera iki? Biza bisaba ngo iyo umukristo yakoze icyaha aba yahereye hasi. Iyo ugeze nk'aha ngaha uzongera ugatangira hasi, kandi iyo utangiye ni imvune biba biri kugusigira. Niyo mpamvu tugomba kwirinda icyaha. Iyo bigusigiye iyo mvune, uzutekereza kongera kwakira agakiza bikakuvu. Ni hahandi muza mwumva wa muntu wari umukristo mwari muzi yateshutse yavuye mu gakiza. Kubera iki? Nuko byamusigiye imvune. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Twakira agakiza kugira ngo tubashe kureka kwirinda ibyaha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Murabona ko turacyari abana, kandi turacyari abana cyane. Kuvuga ijambo biba bigoye. Kandi Bibiliya ivuga ngo muzaba abagabo bakumpamya, Yudaya, Samariya, Yerusalemu kugeza ku mpera y'isi.
ibyo bintu ngiye nabigereranyije ariko sa tujya dukora tukumva ko tukwiye kuza kubwiriza mu matorero ngo kubera ko nzamuvuga butumwa heri wanyu kubera ko iyo bavuze ngo Yudaya naho Samariya naho uzaba Yerusalemu ni nk'ahantu uzarangiriza naho iherezo ry'ubuzima bwawe kugeza ku mpera y'isi. Rero kugira ngo uvuge ubutumwa bwiza, kandi pasiteri nuko ndakutubwira ngo ubuhamya bwa mbere butangirwa n'ababyeyi. Kugira ngo uvuge ubutumwa bwiza nuko ugomba guhera iwanyu. Iyo mbwiye mama ngo mfite abantu ndi buje kubwiriza biza bibagora cyane, bagatangira kumbaza ibintu byinshi ugasanga nyine ntabwo biri gukunda, kuko ejo bundi nari ngiye guhakanira abacu ngo ntabwo bikunda, ariko bampiga ihano barambwira ngo banze ubwirize mwanyu ubone kuza kubwiriza. Urumva ko biba bigoye. Rero ubutumwa bwiza uzi ubuhera iwanyu, ugere mu nshuti zawe aho wiga, nurangiza ubone kuja mu bitaramo n'amatorero, nta muntu uzakubuza ubuhereye iwanyu. Ko nugera imbere ya papa wawe na mama wawe ukabwiriza barumuna bawe na bakuru bawe, ninde uzokubuza? Agakiza ka mbere gahera mu rugo. Nubona umuntu ava iwabo yatukanye cyangwa se yatonganye, tuvuga ibi byoroshe, warangiza ukaja kubwiriza mu gitaramo utasabye imbabazi, cyo ni icyaha, kubera ko agakiza ka mbere gahera mu rugo. Nkunda kuja gusura pasiteri kuko ni mukuru wanjye, akaba n'unyoboye, ni umubyeyi wanjye. Nkunda kujya kumusura cyane cyane, akunda kudukoresha inama atwigisha kuri ibyo bintu. Niyo mpamvu ngiye ntajya ngira isoni zo guhagarara imbere y'abantu ngo mvuge ijambo ry'Imana, kubera ko ndihera mu rugo nkagera aho niga, kuko aho niga natorewe kubudirisha. Urumva ko narigejejeyo, narangiza nkagera ku rusengero rwacu ndi umukorari, mwumva ko hose ndi. Rero nta kibazo biba binteye kuza kuvuga imbere y'Imana ijambo ryayo, ntacyo biba bitwaye, kubera ko byoba ikibazo utari mu bushake bw'Imana, uri gukora ibintu bitari mu bushake bw'Imana, ico gihe byoba bibaye ikibazo. Ijambo ry'Imana ribaganze. Amen.